urakoze cyane. Kwibuka ni igikorwa uyu munsi dukora cyongera kutwibutsa abacu bagiye tubakunze, abacu bagiye uyu munsi tubaha umwanya, turongera tukicara tukabatekerezaho. N'agahinda gakomeye, ni umubabaro utagira ukungana, ni igikomere ku mutima, ni igikomere tugendana umunsi ku wundi. Ariko reka duhobere ubuzima, turebe imbere. Ariko ntabwo bazimye kuko twe turiho. Mbangira ngo nkomeza abacitse ku icumu mbabwire nti abari abandi icyo gihe ubu bamwe twarashatse twarakuze, ntabwo imiryango nubwo hari yazimye, ariko nukuri hari abariho, turiho turashimira Imana ko turiho, turashimira leta yacu yaturokoye. Kwibuka rero bizahoraho, tuzibuka abacu, tuzibuka ababyeyi bacu, tuzahora twibuka imiryango yacu. Aya ni amateka ashaririye, ni urugendo rukomeye tuba tugiyemo muri iyi minsi. Ariko burya kwacitse ku icumu ntabwo ari umunsi gusa dukwiye kwibuka, duhora muri uwo mujyi wo kwibuka, ariko tudaheranwa n'agahinda. Nk'uko insanganyamatsiko ya leta n'uyu mwaka yongeye kubigarukaho, reka twibuke twiyubaka, two guheranwa n'amateka, ahubwo turebe imbere, turebe aho twavuye, ariko dukumbure n'imbere yacu aho tureba, kuko aho leta tuganisha ni heza. Dufite umurongo, dufite uw'Imana yaduhaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Reka tujye umujyo nawe, reka dukurikire gahunda nziza z'igihugu. Abacitse ku icumu tujye mu baturage bandi, tubane nabo, tujye mu nzego zifata ibyemezo, kuko hose dufite ijambo, hose turimo twiyumvamo. Iyi ni leta yacu idukunda, ariko kwibuka bwo tuzahora twibuka ubu n'iteka ryose. Ku mateka ntabwo atandukanye cyane n'ahandi mu gihugu, ariko dufite umwihariko usa nkaho hano habaye jenoside ikomeye cyane. Aha mu murenge wa Muhima buriya mbere ni ahahoze hari segiteri ebyiri yitwaga Rugenge n'indi yitwaga Muhima, noneho zihujwe twitwa umurenge umwe. Ikintu cya mbere kiriho gikomeye cyane ni uko izo segiteri zombi zari ziyobowe n'abagore. Ni segiteri zagizemo ubukana bwinshi. Igihe twari tuzi umugore nk'ipfundo ry'amahoro, umugore nka mutima w'urugo, ariko twagize abagore babi, abagore babaye abayobozi muri izi segiteri ebyiri, aho bahagarikiye jenoside y'Abatutsi. Ikindi gikomeye hano ubaha turi kuri Sainte Famille, hari ibigo by'abihaye Imana. Dufite paruwasi ya Sainte Famille, dufite Saint Paul, dufite muri Sera, dufite mu Bakarikuta hepfo hano. Ni ahantu twahungiye dushaka ubuzima, twahungiye tuvuga ngo nitugana ku bigo by'abihaye Imana turabonera ubuzima. Nyamara siko byagenze. Twahageze tuzi ngo dusanze padiri, aha niho twavukiye, turahakurira, turabatizwa, turakomezwa, ariko tuza mu nzu kuri paruwasi ya Sainte Famille tuzi ngo turabonera ubuzima. Yego nta bapfira gushira, Imana yaraturokoye bamwe tubaho, ariko haguye benshi, haguye Abatutsi benshi kandi bari bahiteze ubuzima. Twaje tuzi ngo nitwasanga padiri Wenceslas Munyeshyaka araturokora, nyamara niwe watwishe umunsi ku wundi. Ubu ari degembye ari mu Bufaransa. Aha mu bigo by'abihaye Imana mu gihugu ni ahantu hari ibyo bigo by'abihaye Imana bingana bityo. Ufate Sainte Famille paruwasi, ufate Saint Paul, ufate muri Sera, umanuke hirya yaho ugere ku Bakarikuta, haguye Abatutsi benshi, nyamara niho bari bategereje kuba bahabonera ubuzima. Aha rero habaye ubukana bwa jenoside kubera abari bayoboye jenoside. Twe dufite prefe wa Kigali yitwaga Renzaho Tarisisi, yazaga umunsi kundi kuva tariki ya 7 kugeza inkotanyi zibohoye iki gihugu. Ubwicanyi bwakorewe aha Abatutsi bicwa, bari bahagarikiwe na Padiri Munyeshyaka, harimo General Major Laurent Munyakazi, abo ni abasirikare bakuru, harimo Preferenzaho, harimo uyu mugore wumva uri Mageragere ejo bundi waje witwa Angelina Mukandutiye. Uyu yahoze ari uwa hano mu murenge wacu, ari uhagarariye intera hamwe muri iyi segiteri. Ubaraha afungiye aha muri Mageragere. Aha twaboneye byinshi bibi, twaboneye impfu, twaboneye umutima w'uburakari n'ubugome, aho Umututsi yishwe umunsi ku wundi. Aha twahaje tuvuga ngo turahabonera ubuzima, ariko dushimira Imana kuri uyu munsi ko yaturokoye. Dushimira Imana kuri uyu munsi ko yaduhaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Dushimira cyane, ntabwo duheranwa n'agahinda. Twiciwe ababyeyi, nge niciwe data, nicirwa mama,
Magarari wacu harashya ndeba, ariko ibyo byose hari uwaje arabihagarika. Ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame dushimira kuri uyu munsi. Abacitse ku icumu dufitanye igihango gikomeye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Abacitse ku icumu dufitanye igihango n'umuryango wa RPF, dufitanye igihango n'ingabo zacu zaturokoye. Dushimira Imana rero ntiduhanwa n'agahinda, ubu tugomba kumushimira. Ni ukuri ubutumwa bujye bumugeraho ko tumushimiye. Buri ijambo ry'Imana ryo ribivuga ngo ubwo gutaka no kurira kwacu byageze ku Uwiteka, nta wundi yari gukoresha rero. Yakoresheje nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Imana imuhaze uburame, Imana imuhe umugisha we n'ingabo yari ayoboye. Turabashimira rero kubw'itange bakoze bakareka ubuzima bari barimo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika twumvise urugendo rwe aho yahagaritse amashuri muri Amerika akaza muri ya mvura, muri ya mbeho, nyamara nabo barapfuye no ku rugamba. Turabashimira nabo bagiye baturokora, bapfuye bazira kugira ngo babe baturokora. Turabashimiye rero aho bari, Imana ijye ibaha umugisha. Buriya kuba dufite ubuzima turiho kubw'inkotanyi agaciro kazo, turiho kubw'urugamba rukomeye inkotanyi zarwanye zigatsinda, turiho kuko dufite ubuzima dukesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nyamara kuri uyu munsi abaciciza amashuri, leta y'u Rwanda yarongeye ishyiraho ikigega cyo gutera inkunga abacitse ku icumu. Amashuri bariga, twahawe ubuvuzi. Ikigega Farije cyakomeje kudufata neza kitubera umubyeyi. Aho twari imfubyi, ubu twabonye umubyeyi wo kutwomora ibyo bikomere. Twari dufite ibikomere ku mibiri. Ari ababyeyi bacu bamwe baraha bagiye bakomeretswa bagatemwa, ariko bakarokoka bakaba bariho. Farije yababaye hafi. Twubakiwe amacumbi nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Leta y'ubumwe bwacu yakomeje gufata abacitse ku icumu nk'ubuzima baduhaye, bakomeza baratwubakira. Dufite abamaze guhabwa amacumbi kandi n'abandi imbere yabo. Dukurikije aho twavuye, aho tugana turahareba ko ari heza. Imana ijye ibaha umugisha. Ntacyo dufite twabashimira kirenze uretse kubwira Imana ngo nibahaze uburame. Imana nikomere kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame wacu dukunda.